Mu masaha ya saa tanu za mu gitondo tugeze Nyabugogo bw'abandi bahugiye mu kazi ka buri munsi. Bamwe mu bamotari bakorera mu mujyi wa Kigali nabo bibambuye bagiye gushaka umugati ngo babone ibitunga imiryango yabo. Muri aya masaha y'akazi abamotari batwara moto za essence basa naho biyakiriye ku biciro bya essence byazamutse, bo barakora akazi nk'ibisanzwe. Gusa bemeye gahunda ya leta yo kwitabira gukoresha ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi barimo n'abatwara moto za Sipiro. Tubasanze Nyabugogo batonze umurongo muremure bategereje ko baza kubona batiri ngo bajye gushaka ibitunga imiryango yabo. Gusa aba basore, abagabo ndetse n'inkumi bakora uwo mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, by'umwihariko abakoresha moto za Sipiro, bari kwijujutira serivisi bahabwa na kampani icuruza izi moto zo mu bwoko bwa Sipiro. Nitwa Ange Ndayisenga. Izi moto rero ikibazo zifite, uraza kuri batiri ukaba wategereza nk'amasaha 2 ukabona batiri bitinze, wanayibona ukayibona utuzuye. Amazina yanjye yitwa Somana Jean d'Amour. Twaba dufite ikibazo cya Sipiro cy'umuriro. Ubu ufite umuriro nk'uwa kangahe 20, wabona umugenzi nk'uwa kure ukamwihorera kubera ko ntabwo uri ujya kuri station ngo ubone batiri. Ubwo rero uramwora ukamutanga abandi kandi ukeneye verisoma. Kwitonda Placide, abantwarira kampani ya Sipiro. Hari kampani yaje ariyo gufasha urubyiruko pe, turanayishimira, ariko mu by'ukuri serivisi yayo ntabwo ari nziza. Bakomeza bagaragaza ko ikibazo hatari ugutonda umurongo gusa bategereje batiri, ahubwo ko niyo ugize amahirwe ukayibona nabwo umuriro wayo uba utuzuye. Ubu se wenda uyu muriro wakora nk'ibirometero bingahe? Ange Ndayisenga, umwe mu bakora uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, arabigarukaho. Akazi kacu nyine bisa nkaho kari gupfa cyane. Reba nawe imirongo ibihari, turaza tugatora imirongo, niyo uyibonye ugira ngo uyibonye yuzuye ukayitwara ituzuye. Harimo ikibazo gikomeye cyane muri Sipiro. Iyo baje abapompiste bagura ko batiri yuzura amasaha 4, ugasanga icyo ni ikibazo. Njye nshobora gufata batiri hano muri station nkajya kuyitwara kuri moto, yende nasize nshaginze nkayimaramo, nkagaruka ngasanga ya batiri taruzura. Wakubanje wakubona abamotari bari mu gihugu bakeneza batiri, ugasanga ni ikibazo. Niba batiri yuzura amasaha 4, nk'umuntu w'umwuga uri gutwara abantu, iyo batiri azayibona ryari? Mbere byagendaga neza zitaraguka ngo hazamo za Sipake, Sipiro ngo zibe nyinshi. Ikindi cya kabiri, izi kampani harimo amoko 3 ngo ya batiri. Ngiye bya bintu mpura nabyo mu kazi kanjye. Batuzanamo umwiryane, za batiri barazizana bakazicagura, ngo hari izo bita Sipiro, ngo hari izo bita inshyashya, ngo izo bita izishaje. Ibintu byo gasanga duhuramo ikibazo. Tukibaza duti niba kampani ari kampani imwe, ni gute ikora igikoresho ikakizanamo amacakubiri? Ugasanga nacyo ni ikindi kibazo. Abamotari bakomeza bavuga ko iyo batwaye umugenzi batiri kabashirana batihanganira yuko bajya gufata indi ngo bategereze, ahubwo umugenzi ahitamo kwigendera maze akabacika atyo. Twabunane Emmanuel. Ikibazo ntabwo ari cy'abamotari. Ikibazo ni kampani zanyu icuruza batiri zidashyiraho station bamwesherezaho, niyo bashyizeho ugasanga ni hakeya, ugasanga ntabwo bari gushyira kubona umuriro. Sibyo akamotari nacyo ikibazo nimwe mushyiraho kampani zanyu, kubera batiri yashizemo akabura hamweshereza, umushyiramo ama station menshi bamwesherezaho, bakora akazi kabo neza. Aha niho bahera basaba ko hagira igikorwa maze iki kibazo cyo gukererwa kuri station bategereje batiri ndetse n'izo babonye zikaza zituzuye cyashakirwa umuti, cyane ko kimaze igihe. Cyifuzo cyacu, babonye batagomba kubikemura bagahaye abandi isoko babishoboye. Cyifuzo cyane nuko batwongerera ama station ku buryo nibura umuntu azagenda aterura batiri agenda, kuko natwe tuba dukeneye verisoma kandi boss ntabwo wambwaye ntabwo wakoze. Icyo dusaba rero ni ukudukorera ubuvugizi, tukajya tugera kuri station tukabona batiri, tugatwara umugenzi uhacishije. Damuke TV.